tugiye kurebera hamwe uburyo wahagarika umwana wawe ku ngeso yo kubeshya. Turatangira twibaza impamvu umwana ashobora kubeshya, kuko hari impamvu nyinshi zibitera. Kubeshya ubusanzwe ni ikintu umuntu ategura. Ushobora kwibaza ngo umuntu abitegura gute, ariko nuko nguko bimeze mu buryo buri karemano. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umwana abeshya, nk'uko umuntu mukuru nawe abeshya. Akaba ari nayo mpamvu ishobora gutuma ababyeyi benshi bihanganira umwana mu gihe abeshye, kuko nabo babeshya. Ese wari uzi ko ushobora gutoza umwana kubeshya nawe utabizi? Iyo ubwira umwana ngo nutaryama igisimba kirakurya, cyangwa ukamubwira ibindi nawe uzi ko atari byo, burya uba umutoza umuco wo kubeshya. Ese zaba ari izihe mpamvu zishobora gutuma umwana abeshya? Impamvu ya mbere, umwana ashobora kubeshya kugira ngo abone ikintu runaka. Impamvu ya kabiri, umwana ashobora kubeshya kugira ngo ahakane ikintu runaka. Indi mpamvu ya gatatu, umwana ashobora kubeshya kugira ngo abone igihembo. Impamvu ya kane, umwana ashobora kubeshya kugira ngo yitabweho. Kandi mu by'ukuri kubeshya bishobora kumufasha kugera ku ntego ashaka. Akaba ariyo mpamvu cyane itera abana kubeshya. Ntitwavuga yuko ari uburyo bwo kwiyambaza mu gihe runaka abana bakoresha, ahubwo ni uburyo abana bakoresha kandi bubanogeye. Kumva izi mpamvu bishobora gutuma ababyeyi benshi twirengagiza ibihano duha abana bacu mu gihe babeshye. Ariko ntabwo twahora twirengagiza cyangwa dukuraho ibihano duha abana bacu kubera izi mpamvu. Hari igihe abana babeshya mu bintu byumvikana. Urugero, umwana ashobora kubeshya kugira ngo yikure mu kibazo cy'ikintu atakoze cyangwa se yanakoze. Ibyo bimufasha kuva mu kibazo cy'ako kanya, ariko bimutera ikindi kibazo cyo mu gihe kizaza. Kwiyumvisha ko bigira ingaruka ku mwana mu gihe kizaza, nkatwe nk'ababyeyi byatuma dufata ingamba kugira ngo turwanye iki kibazo ku bana bacu. Tugiye kuvuga kubeshya icyo ari cyo, akenshi benshi babifata nk'uburyo cyangwa se inzira umuntu akoresha kugira ngo agere ku kintu runaka. Hari uburyo bukurikira ngiye kubaganirira bushobora kudufasha mu gihe turi kurwanya iki kibazo cyo kubeshya mu bana bacu. Ariko mbere yuko tubivugaho, ese ni akahe kazi kawe nk'umubyeyi? Akazi kawe nta kandi ni inshingano yo gukunda umwana no kumwitaho buri gihe cyose, muri situwasiyo yose, utitaye ko abeshya cyangwa atabeshya. Ndakwibutsa ko inshingano yawe si uguhora urwana no kubwira umwana ngo atabeshya cyangwa kuba yakora ikindi cyose kitakunogeye. Ahubwo inshingano yawe ya mbere ni ugukunda umwana wawe, ugahora umwitaho uko bukeye n'uko bwije. Tugarutse rero gatoya hejuru kuri za mpamvu twakoresha dutoza abana bacu kutabeshya, impamvu ya mbere ni ugutuza cyangwa se kugenda gake mu gihe cyose wumvisha umwana abeshye. Impamvu y'uko gutuza ni uko iyo wihutiye kurakara mu gihe umwana akoze ikosa cyangwa abeshye, ni uko bishobora kugira ikintu byangiza, ukibwira ko ukemuye ikibazo cy'ako kanya, ariko ku rundi ruhande uteje ikibazo mu mutima w'umwana. Kandi akenshi bitubaho cyane nk'ababyeyi kurakara mu gihe tumenye ko umwana abeshye. Inama nakugira ya mbere rero ni uko ugomba kubanza gutuza mu gihe umwana abeshye. Umuhanga umwe witwa Niklin Park yaravuze ngo isura ituje n'umubiri utuje n'umutima utuje. Ibi byose rero bikaba bimwe mu bigufasha mu guturisha amarangamutima yawe no kumenya uko witwara mu gihe cyose uhuye n'ikibazo. Twibukiranye kandi ko mu gihe cy'uburakari bwinshi n'umujinya n'agahinda gakomeye ari bwo umuntu asabwa gutuza. Igihe cyose utabikoze gutyo uzisanga wakoze amakosa menshi. Uko byagenda kose rero, mu gihe wisanze gutyo ugomba kubanza gutuza mbere yo kugira icyo ari cyo cyose wakora. Uburyo bwa kabiri twakoresha dutoza abana kutabeshya ni ukutababaza impamvu babeshye. Nko kubaza umwana ngo kuki wabeshye? Mu by'ukuri urumva ushaka kumenya impamvu umwana yabeshye? Cyangwa urumva biguteye amatsiko nk'umubyeyi?
Mu by'ukuri ababyeyi benshi bibaza hari yuko kumenya impamvu yatumye umwana abeshya ari byo byabafasha kumenya uko bakosora umwana, ariko si byo, kuko ibyo ntacyo bivuze ku mwana, nta n'icyo bimaze. Iyo ni interuro gusa ibaza ariko nta kihindura, ahubwo irongera ubukana bwa kamere yatumye umwana abeshya, n'umubyeyi ari bugusubize n'ubundi arongera kubeshya. Ibyo rero nta gisubizo byakugezaho nk'umubyeyi. Ni kenshi tumenya impamvu abana bacu babeshye ariko n'ubundi ejo bakongera bakabeshya. Bityo rero bikaba impamvu ituma kubaza umwana impamvu yabeshye ntacyo bimaze. Inama nakugira kugira ngo wirinde kujya ubaza ngo kubera iki wakoze ibi, kubera iki wagize ibi, kubera iki wagenje uku. Akenshi niyo ubaza gutyo uba usa naho wamenye neza yuko umwana n'ubundi ari kubeshya, kuko ntuba wizeye ko koko niyo mpamvu akubwira ariyo, kandi n'ubundi birangira umwana ataguha igisubizo wifuza nk'umubyeyi. Ahubwo wowe uragerageza ugashakisha muri wowe impamvu yatumye umwana abeshya, ukamwegera buhoro buhoro nk'uzi neza impamvu yatumye abeshya. Urugero, ushobora nko kubwira umwana umwe ukamubwira uti ko nzi ko utarangije umukoro wawe, uricaye utararangiza umukoro. Iki ngiki gihita cyereka umwana yuko wamenye ikosa yakoze n'uburyo bwose yakoresheje kugira ngo akubeshye. Urundi rugero, ushobora kubaza umwana uti kuki wavuye ku ishuri ntuhite uhitira hano? Ndabizi ko wavuye ku ishuri ariko ntiwahita uhitira mu rugo. Ibyo byose bituma umwana atekereza ko ibyo yakoraga byose wamubonye, utiriwe ujya kumubaza impamvu, kuko numubaza ari bukubwira impamvu itariyo. Ibi rero ni byiza kubibaza umwana aho kugira ngo mubaze ngo kubera iki wabeshye. Ibibazo nk'ibi kandi ni byiza ku mwana kuko bituma ugira ibindi biganiro birambuye n'umwana mu gihe umubwiye ibintu biri byo atatekerezaga ko wamenya, atanifuje kukubwira. Nkwibutse ko kandi iki kiganiro uzagirana n'umwana udashobora kukibona mu gihe urakaye cyangwa we arakaye. Twibuke rya hame rivuga ngo umutima utuje, umubiri utuje, no mu maso hatuje. Aha niho umwana azagufungukira akakubwira. Ariko igihe uzabimubwira ugaragaza uburakari bwinshi n'umujinya, umwana ntabwo azagufungukira. Ababyeyi benshi bihutira gukankamira abana no kubabwira nabi mu gihe bari mu makosa. Ariko iyo umubwiye kuriya buriya nta kintu uba ukemuye, kubera ko utubahirije rya tegeko ryo kuba utuje mu maso, utuje ku mutima, utuje no mu ntekerezo. Twirinde nk'ababyeyi duhindura uburyo twabwiragamo abana bacu mu buryo twifuza kubaganiriza no kumenya uko bakosheje. Mu gihe udatuje ugomba kubanza kurindira kugeza igihe wowe uri butuze, ndetse n'umwana nuko. Mu gihe ubona ko adatuje uzarindire kugeza igihe umwana azatuza kugira ngo mubone guhuza, kuko iyo umwe muri mwebwe adatuje iki kiganiro ntabwo gishobora kuba. Kandi twibukiranye ko ibi biganiro tuganira n'abana bacu biba birimo ukuri kwinshi abana babwira ababyeyi, ari byo bidufasha kumenya icyo abana bifuza ku babyeyi no mu buzima bwa buri munsi, icyo tubagomba n'icyo tutakoze neza dukwiye gukora neza. Akenshi rero umwana azakubeshya kubw'impamvu zitandukanye. Niba akeneye gutaha ngo arebe umupira, azataha kare ibyo mwarimu yamuhaye ntabikore kugira ngo arebe umupira. Izo mpamvu zose nk'umubyeyi ugomba kuzimenya utiriwe ubaza umwana ngo niki cyatumye ubeshya. Hari igihe umwana aba afite ibirori n'abandi bana bagenzi be, akava ku ishuri imikoro bamuhaye ntayikore, akihutira kwitegura no kugira ngo ajye mu birori. Ibyo nabyo ugomba kubimenya nk'umubyeyi, ukamenya impamvu umwana atakoze umukoro, utiriwe umubaza ngo kubera iki utakoze umukoro. Ibi byose rero iyo ubyeretse umwana ukabimubwira mbere, bimufasha cyane gutuza no guhita amenya yuko wamenye impamvu yamuteye gukora ibyo yakoze atayikubwiye. Ibi bikagufasha kandi yuko ubutaha muzaganira n'umwana yisanzuye, atakiguhisha impamvu yatumye akora ikintu runaka, ahubwo mukaganira mwisanzuye mu kuri kose. Ntabwo ari byiza gushushanyiriza umwana cyane cyangwa kumubwira ibyo akwiye gukora, kuko akenshi ntabwo abyumva. Ahubwo ni byiza kumureka wagakora ibyo atekereza, hanyuma yabyo ukaza kumukosora umubwira ngo si uko wari kubigenza, wari kubigenza gutya.
kugira ngo umuhe ubwisanzure nawe adakura agendera cyane ku mabwiriza yawe, ahubwo nawe afite amahitamo ye. Nk'umubyeyi rero ntabwo ufite inshingano zo guhora uha umwana amabwiriza n'imirongo ntarengwa yo kugenderaho, ahubwo inshingano yawe ni ukureba ibyo atakoze neza ukamukosora. Aha ariko ntibishatse kuvuga ko utagira umwana inama cyangwa ngo umwicaze umuganirize, ariko hari ibintu bimwe na bimwe udakwiye guhora uha umwana umurongo buri munsi. Umureka akabanza agakora, yarangiza ukabona kumubwira icyo washaka kumubwira. Dufate urugero nk'iyo abana bakubagana. Ababyeyi benshi ntibakunda ko abana bakubagana, kuko iyo abana bakubagana akenshi bamena ibintu bakangiza ibindi, ariko nyamara mu mwana aba ari kugerageza kuvumbura. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kutareka umwana ngo akubagane biba ari ukwica amarangamutima ye n'ibyo yari kuzavumbura ndetse n'impano ziri muri we imbere. Ahubwo urabireka akabikora rimwe na rimwe, hanyuma ukaza kumukosora ku bitagenze neza. Abana benshi rero ashobora kutavuga ukuri kwamuteye gukora ikintu runaka, kuko azi ko nabyo ubwabyo bishobora kumuzanira izindi ngorane. Ariko nyamara iyo mwaganiriye neza wubahirije rya tegeko ryo gutuza mu maso ugatuza mu mutima no ku mubiri, umwana aba ashobora kubikubwira, kandi kubimenya kwawe nicyo gisubizo cyiza nk'umubyeyi. Dusoza kino kiganiro tubonye uburyo twafashamo abana bacu kutabeshya. Iyo umwana abeshye rimwe akurikizaho kubeshya kabiri, ndetse bikazahinduka umuco, bikaba mu buzima bwe. Nk'ababyeyi tubyamagane kugira ngo abana bacu badafatwa n'umuco wo kubeshya.